navuga ngo ni umusore ukiri muto w'imyaka 20 wamenyekanye mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Speed show yakoreye mu Rwanda, ndagira ngo mbaze mubwize ukuri yuko mu masaha agira kuri 3-4 gusa irangiye yari maze kurebwa n'abantu benshi kurenza abayirebye ari muri South Africa, abayirebye ari muri Zimbabwe, ababirebye ari muri Zambia, ari muri Eswatini, ari muri Angola. Nuvuga ngo kuva yatangiriye African Tour u Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyagaragaje cyangwa se cyari gifite abantu benshi bari bakurikiye live, na nyuma yuko iyi live streaming irangiye abantu bakomeje kuyireba, bituma ubu ngubu aka kanya iri hafi kugera miliyoni 5 za views mu gihe cy'amasaha. Ibi bintu muri Afrika u Rwanda nicyo gihugu cyabaye cya mbere mu by'ukuri mu cyakurikiwe cyane cyangwa se mu bihugu byakurikiwe cyane, si abanyarwanda gusa n'abandi bantu kukwereka ukuntu u Rwanda rwumbatse izina niko navuga ku ruhando mpuzamahanga. Ikindi Speed yakoze, ijambo Speed yavuze ubwo yazamukaga hano kuri house ari CHK, ibitaro bya CHK byahoze barabizi ko bagiye kubyimura, hano no kuri Kiste azamuka umuhanda wa kaburimbo werekeza kuri Serena, yagize ati u Rwanda kiri mu bihugu bya mbere byiza ashobora kuba yarakandagiyemo. Bituma abo bantu ku kantu kagiye karebwe n'amamiliyoni y'abantu, haba kuri X, haba kuri TikTok, haba kuri Instagram. Ni kamwe mu kantu kakaswemo gasharingwa n'abantu benshi, ku buryo abantu benshi bavuze bati iki gihugu tumaze igihe tucyumva twumva mu by'ukuri bijyanye n'ubukerarugendo ibyo batanga, ati twumva dushaka kuzajya, ariko Speed atumye twifuza noneho kubyuka dukatisha amatike. Nukuvuga ngo Speed ashobora kuba yakoze campaign yo kwamamaza u Rwanda mu buryo burenze ubwo Vice Rwanda wenda yashobora kuzakora cyangwa se ibyo yagombaga kuzacivinga mu gihe cy'umwaka. Speed ashobora kuba yabikoze mu gihe cy'amasaha agera kuri 3 yamaze ari kuri live streaming. Yago nkumvisha uburyo uyu mugabo afite influence ikomeye ku isi. Nazo ndi kubona abantu benshi bavuga bati bo muri Amerika n'ahandi bavuga bati tutagiye kuvugisha ukuri, tutarebye wenda ngo igihugu gifite amagorofa 100 nangahe, tutarebye ngo igihugu gifite ibintu bindi by'igitangaza, u Rwanda rufite ya beauty idasaba yuko uba wumva ngo uri mu gihugu gifite wenda umujyi umeze nka New York. Ati urebye nature ukareba the landscape ubona ko ari igihugu mu by'ukuri cyiza ushobora kwishimiramo wagisuye. So u Rwanda nk'igihugu kimaze igihe rero kigerageza gupromotinga ikintu bijyanye n'ubukerarugendo cyangwa se sector ya tourism mu Rwanda. Navuga ko Speed ikintu yachivinze cyangwa se accomplishment yakoze mu Rwanda ishobora kuba RDB izayi byaza umusaruro muri 2026, dore ko anabikoze mu ntangiriro z'umwaka.